kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, inshuti bakunze komeza kubana ahangaha umunsi kode ndabashimiye cyane. Rero tudatinze ngiye kubereka uburyo tugiye kwikuza aya mafaranga twakoreyemo ahangaha muri mcrypto, bereka uburyo tugiye kuba twageza kuri Binance. Urabona ko dufiteho mcrypto 3700 tugiye kubikuzaho 2900 bya mcrypto. Rero nugera ahangaha nta kindi kintu kigoranye uri bukore, uyakorera ni ibintu byoroshye narabiberetse muri video yabanje. Utarayireba uzi kureba kuri link uri busange in description kugeza kuri iyo video, ndetse muri comment nayo ndayibashyiriramo na link yo kwiyandikisha urayisanga hano muri comment cyangwa muri description kugira ngo nawe utangire kwinjiza amafaranga muri mcrypto. Rero tudatinze reka tubikuze turebe uburyo babikuza. Uraza ukanda hano hasi nimba uri kureba handitse ijambo redeem, amara gukanda hano handitse ijambo redeem uze ukanda hano handitse USDT nkuko ubireba ahangaha. Tugiye kubikuza mu buryo bwa USDT coin ahangaha, dukanda hano kuri USDT coin uri USDT coin. Tukimara gukanda kuri USDT coin turaza dukande ahangaha handitse 2900 bya mcrypto tugiye kuba twabikuza, tuhite tuyakira kuri Binance account yacu. Rero ufite OKX ndetse n'ahandi hose birakunda, ariko tugiye gukoresha Binance kugira ngo byihute, dore ko abenshi mukoresha Binance account. Turaza dukanda ahangaha, tukimara kwakanda urabona ko barimo baratubaza email dukoresha ya Binance. Hano turashyiramo email ya Binance dukoresha, turashyiramo email ya Binance dukoresha kugira ngo tubashe kwakira aya mafaranga. Turaza turebe email dukoresha kuri Binance tuyishyiremo ahangaha. Tukimara gushyiramo email dukoresha kuri Binance nkuko uri kubireba ahangaha, urakanda hano hasi handitse submit request. Uraza ukanda hano handitse submit request nimba uri kuhareba hano hasi. Tukimara kuhakanda gutya urategerezaho gato, urabona ko mu masaha 48 arashira twabaze kuba twayakira. Rero uraza tukanda hano handitse confirm, tugiye kwakira amafaranga kuri no email yacu ya Binance nkuko ubireba ahangaha. Urabona ko hano biri muri processing, urabona ko ahangaha tukimara kubikuza bize bijya muri processing, araje yoherezwe kuri Binance account yacu. Urabona ko ni ibintu byoroshye, nawe ndukikana n'amahirwe ubure gukora amafaranga muri mcrypto uze uhita uyabikuza kuri Binance. Ukimara kubikuza kuri Binance uhita uyabikuza kuri mobile money ukoresha uburyo bwa peer to peer. Ni ibintu byoroshye, nawe utabizi waza kubyandika muri comment nkazagufasha kukwereka uburyo babikura muri Binance uyohereza kuri mobile money. Nubikenera wandike muri comment. Rero link yo kwiyandikisha muri no business urayisanga muri description ndetse na muri comment. Niyo comment ya mbere uri busangemo, uraza guhita wiyandikisha mu buryo bworoshye tugira ikibazo. Tukimara gukanda hano confirm urabona ko ari buze guhita tugeraho mbere yuko amasaha 48 baduhaye arangira, aratugeraho mbere y'aya masaha niyo baba bateganyije. Rero urahita ukanda hano handitse confirm ukandeho utegerezaho gatoya. Urabona ko yabaye submit requested, ashaka na dufate na screenshot kugira ngo bibe byiza. Noneho urabona ko hano yabaye submit requested, ubu ngubu yoherejwe kuri Binance account yacu nkuko ubireba. Rero ni ibintu byose kubikuza, nawe tangira ukoremo mcrypto mu buryo bworoshye, wiyandikishe uhite ubikuza mcrypto mu buryo bworoshye. Rero tukanda rero ahanditse close dutegerezeho ko atugeraho. Kize no kureba na video twashyizeho yerekana uburyo ukoremo izi mcrypto, byose birimo muri iyo video. Mugire byiza, ciao ciao, tuzase muri video zikurikira tureba uburyo twakorera amafaranga online nta gishoro dusabye. Ciao ciao.